hafi shawe sinzira kushasi gasinzira mu cupa rya gaze bajya kugeza mu kwagicucu mwana winduka duhembwa ngana ni bitatu kwese mva kino nawe ukaza ntanga ariko nubwo dukora kino kintu kandi ware ko nari so bisi ikintu cyagisha Jama umenyera wakiriwe bimenyera nanjye bimenyera wowe duhembwa burangiye nanakikwishaje tukaturekana ubundi bintu ntabyo kugana nanjye wakino gana nawe ikisha dore iki ngiki kimpabaradosha ko akayede nako twese turabagede uriya crack engineer batuzane saka abanyukuna nakagome zana amatafari zana amazi zana umwiko numvishina kavuna wakiriwe uriya mukede no kibintu yabimeze ibintu gahunda terubuye kuri dafari zana umucanga zana icyondo byose bakavanga byose mpaka kazana umwuka mu biganza wanjye tuti urangiye kuzana umwuka n'imvura tadufite akutekereza ko dufite imyaka 13 tuzi imyaka 18 iyo umuntu arafatira ngo ntabwo agomba gukoresha imirimo ivunanye we kuzikari byo baba ari kutuvunisha cyane kuko bari kutuvunisha ahubwo nukuza twashitije urwego rwa ribu rwabafunga kuko bavunisha uri ndavuga ribu se tujya kuwewazi tujya kuba nyerondo tujya kuba nyesibo kwa mutwara sibo nabo tubanze tugere kuko ntabwo wajya kuri ribu tujya kwa mutwara sibo niko mutwara sibo kwacu nubwo nubundi cyane wanwe engineer man nasubwaje kuregera umuntu ukajya kumwiregaho man ukajya no kumurega akire ariko cyane ko cyacu ukajya kumwiregaho cereka gake ntabwo baba badukuye muhira twarkwizanye dushaka amafaranga naho ibyo ngibyo bindi byo ntabwo baba baduteruye muhira wowe ariko wabuke ariko kuki abantu b'Ikigali mwese muzana ibintu nk'ibyo kuko leta yavuga ati babashyizemo babahatirije cyangwa babashyizemo mwizanye shaje maraho ureka ariko bagomba kudukoresha twiyari tutavunitse ko ntabwo bamwimuge sha kiba abantu naho leta izahana abantu bahani bagiste kwiherera ariko wakintu kumva n'ubundi tugeze mu masaha ya pause sha bakakubita guys des ariko wakinwe ubu ngubu tubakase twigira muri dira zacu tukabona amafaranga hagije tukabona ibyo kurya byinshi cyane ese ubundi bangwise desa nayubiyesha wahora n'ikishangiye ko bamuye senkana yaba bangiye rero genda bari ako wakinwe ariko mwereka ibyo bintu tubireka sha nubwo batwereka mwereka icyo dukora urazi twigira akamwereka igiye kukubwira ibitekerezo byanjye byose ngira kumva uhitemo icyari kwibafoka reka byo sinabikora ako nashasitse kwirukanka reka sinasaza twatamabuye tukirukankana abantu reka nasaza kanongeye neje kanekereza gusimbagurika Yesu bana y'u Rwanda ntabwo ibyo bintu nabyo nabikora akwamugera Kofi yari ubu frontier wacu tukigira aba frontier ntabwo twakigira ubu frontier turi abana wakiriwe reka twigira abakobwa kuri ko gatekerezo kandi reka twigira abakobwa kuko umukobwa nasaze duzata umugati twaragwibye ariko wiza nyiri umuhungu cyavumba badukubise nizi fundiko zanjye se nawe umukobwa umva wakiriwe izo fundiko zawe ubwo nizo zitwika uragaragaza ko umukobwa wa wundi nyine wabwinje wakiriwe reka wese gatonya ndindira gato ndaje sha wakiriwe ibi bintu byo rero buriko bakoresheje wakiriwe kamwe bishaka nayo nabari cyo cyakate tugenda ako wakinisha nanjye reka mbaye ariko witonze bwana tuanze kwa mtu ujenza tugiye kugenda kumva umwese duhuye nawe tumwikaragero tumubwire buryo turabuyobozi aduha amafaranga yose afite hani tugomba kumusaka nk'umuntu kwa cyane tukamusaka twigize baby umukuru kazi kameze fresh baby ariko ayo mafaranga ugomba kuyatanga ngavuga nawe twumve
mana yanjye amafaranga ugomba kuyatanga yose ibipfundiko se wakinwa natari batarawe ariko nta kibazo bebe kandi tugende komanda urabona amafaranga turayabona koko ni abantu bongera ahangaha ngo tubabeshe tubakuremo amafaranga nyumvira nk'ibyo uvuga kandi uri kuvuga iki abantu kuri iyi si barahari akantu koroshye turi bukurire tujye dufata umuntu wese utambutse tumubwira ngo yakeneye gutaha abona kano kaji yishyura amafaranga turi abayobozi ariko mayi nawe ntabwo uri kwifata nk'abakobwa wese akora ibyo bigerageza abakobwa ubu se wese itaye zakurura abagabura izi ni zo zigezweho di ariko nta mukobwa ugira pira nk'izo z'umukobwa uri kubona iki kibuno se ariko mariko uzazivuga ati kede yara ariko n'ufite kede bashobora amafaranga twakoresha kayera ariko nakundi ujya gupfa kwinyonga niba bari bindi bapfundiko byawe nta kintu bazaba bavuga impfundiko se nibwo mfite umfundiko uri kubona ntari mwiza ntabagwa amafaranga reka sha nta wagufata ngo yange kumfata sana hari ako siko none dutambukara ayo hana amasaha ageze ko mu dutambuka ko tangiye no kwira umuntu wese uciyeho tumufata tumubwira ko amasaha atinze abyanga tumushidura turaza tugaragaza ko turi abaforonteri b'abakobwa bagwingiye wakinwe ko batubonye ukone ko nagwingiye ariko twivugisha nk'abakobwa atagira umuntu twumviriza abo bantu ko badatara baheze mu kazi kubona baheze mu kazi ahubwo bari gutanga bishyura n'amafaranga yo gutina mu muhanda akazi ka leta sigasigiye gatanu nijoro byihorere babongereje amasaha bagabanya amafaranga kazi ngo bongereye angahe kandi turi mu bihe bibi ariko uzi ko wa muntu twari turi gushaka yuriya moto ariko mbonye ndamubonye reka dutegereze twagera ahangaha nanjye ngo amafaranga natwabona se ngwino hano wowe ngwino hano muno ibyo byawe kuri gutambuka amasaha yarenze ariko nawe ariko abantu b'iki gihe ntabwo turebera umuyobozi w'akarere nshaka amafaranga y'umutekano n'ayisuka n'inka yo kwakira aho ngaho kanya ibihumbi 100 byonyine umutekano wanyu ushyize 100 se cyane twanyuka ni kwasi ariko reka mwereke reka tube tukubabariye ishyura amafaranga yo gutaha utinze mu nzira gutaha iwanyu se oya ishyura nangahe ishyura n'umwana ari kuri rutaye madamu nangahe nyine nta mafaranga 5 byonyine 5 tumenye ko ndabajyanga muri ibihungu oya turabakobwa ntabwo uri igihungu ntabwo uri igihungu ndabenda umuhungu na mugenzi wanjye wafite oya we ntabwo muri ibihungu ntabwo ndi umuhungu ntabwo bibaho baranababeshye we ntabwo ugenda nakaraga narengeze n'ikindi gihe sha